Pi network yamaze gutangaza ko yongera extension cyangwa se yongera igihe cya grace period, ivuga ko grace period igomba kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ibintu byinshi nagiye mbibasobanura muri video yatambutse mbabwira ku bijyanye n'iyi extension, ariko hari ikintu kimwe mugomba kumenya. Hari ikintu nababwiye ati ntabwo iyi extension ije guhindura open mainnet plan bari bafite. Open mainnet plan bari bafite ni uko bagomba kuba listed cyangwa se bakajya ku masoko cyangwa se bagakora ibintu bijyanye na price, ibintu nk'ibyo muri iki gihembwe cy'umwaka cya 2025. Batadutengushye byaba byiza babikoze nk'uko kuko babiteganyije, bakaba bati ni igihembwe cya mbere muri 2025 ntibimure. Gusa open mainnet kubigiye kuba ni ikintu cyiza kuba pioneer, ni ikintu cyiza ko ni ibintu mwaruhiye, ni ibintu mwakoze imyaka myinshi. Ari nk'umuntu watangiye Pi ikiza muri 2019 arihangana aramayininga buri munsi. Ibaze kumayininga ku munsi wa mbere ugakomeza imyaka 6 igashira wizeye muri project. Iki ni ikintu cyerekana guhozaho. Iyo uhozaho ikintu kabuzi ko kizagira value, kizagira agaciro, ukanizera icyo kintu kiraba. Ngira ngo ibintu kimwe mu bintu bya mbere aba pioneer bagira ni ikintu cyo kwizera ndetse no kwihangana. Ibaze kuba Dr. Nicholas inshuro yimuye ibintu bijyanye na open mainnet, inshuro yimuye ibintu bijyanye na migration, ibintu bijyanye na grace period. Ubwo ndi kuvuga nk'umuntu, ari nk'umuntu wabonye migration afite coin ze muri balance. Uwo muntu we ubwe ikintu ari gutekereza ni open mainnet, ntabwo we yitaye no kuri community isigaye itarabona na KYC. Ariko Dr. Nicholas akahita avuga ati ngewe grace period ndayimuye nyivanye ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka washize, akayishyira ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, akongera akayimura akavuga ati nongeyeho ukundi kwezi bibaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Nyamara wa muntu wabonye migration ufite coin ze muri wallet wemere no kuzicuruza hari igihe atabyishimira. Akenshi ibi ndabivuga ndi kubabwiza ukuri, abenshi hari igihe batabyishimira kubera ko bo bamaze kwachivinga buri kimwe cyose. Nyamara twirengagije ko hari abantu bamayininze nabo kera, ariko byibura babura telefone. Nk'urugero nk'umuntu yamayininze kera, wenda bamutwara telefone barayiba, Pi ze ziragenda bituma ajya muri tentative, wenda yibagirwa password, hazamo ikibazo cy'uko password idahinduka, akaba atari kumayininga. Uwo muntu ari kwirengagizwa mu gihe wa wundi wabonye migration we icyo yifuza muri we nuko ngo coin ijya ku isoko. Yego nicyo twifuza twese, ariko se coin nijye ku isoko hari umubare w'abantu batarabona KYC, hari umubare batarabona migration, bizagenda gute? Icyo gisubizo Dr. Nicholas yatanze avuga ati nubwo twongere extension, tukongera igihe cya grace period, ntago bikuyeho ko twebwe dukeneye kujya muri open mainnet. Bivuze ko nubwo hari igihe babihanganira abantu muri tentative, abantu muri grace period bakabihanganira, hari igihe kizagera bakavuga ati noneho tulistinze coin abantu muri tentative n'ibiki, hari ingamba wenda tubafitiye, hari ukuntu tugiye kubagenza. Niba uzi ko uri muri tentative bakakubwira ngo uri muri tentative, ariko nubwo uri muri tentative ugomba kuzajya ucekinga yuko baguhaye icyo bita murabizi liveness, icyo bita liveness. Bakakubwira ati cekinga neza niba baguhaye liveness, bakakubwira ati jya ahantu hagaragara hari urumuri, ukore ufata amashusho agaragara, ukabinegirija, ukafata ishusho yawe ukicara nko muri salo ahantu
ukicara nko muri salo ahantu hatabona, ukifata video uri kubona ko itagaragara ariko ukifata iyo video. Icyo gihe ukurikije amategeko bategetse kuri liveness, nutanga iyo video umuvalidata icyo akora aranga video yawe, aravuga ko liveness yawe itagaragara. Niba ari KYC bakakubwira ngo foto irangamuntu, ntuwite ku kintu bita frame, ntuwite ku kintu bita irangamuntu ngo urebe niba koko igaragara, ugafata ifoto ubonyere yose ukahita waploadinga. Guys, mureke tube serious, umushinga uri serious, namwe muwe serious, mukore ibintu muri serious. Niba kubwiye ngo mining uri serious, niba kubwiye ngo ukore KYC uri serious, niba kubwiye ngo ukore immigration uri serious, uri kufocusinga kuri icyo kintu. Icyo bita kuba awareness, niba ikintu kirimo kibemo nyine, kibemo neza. Niba ari KYC uyikore neza, uyitayeho kandi uyiha agaciro. Izi project za crypto ni ukuvuga ngo uzihaye agaciro niwe uzabona agaciro. Umayininga coin ayihaye agaciro, coin nijya ku isoko niwe uzamenya agaciro yuko yayihaye agaciro. Mfite ingero nyinshi. Hari ukuntu twagiye dufeka project, umuntu wayigiyemo akakora neza, nk'abantu noneho bazi kubaka team, akaba yakubaka team akabona amafaranga afatika, akabona amamiliyoni yo mu Nyarwanda. Ari na coin itazwi, Nanswe Pi izaba ari coin ifite community, izaba ari coin izwi imaze igihe. GCV iteganya ko agaciro kajya ushobora kujya mu 314,150, nubwo tutabona agaciro ka GCV, ariko mpora mbabwira pre-market price ya P kuri exchange nka za HIOB, kuri exchange nka za XT, kuri exchange zigiye zitandukanye, pre-market irengeje agaciro k'amadolari 60. Murumva icyo kintu, kugira ngo byibura coin bayihe price igera ku madolari 60, nuko baba bakoze algorithm, nuko baba bakoze ibintu bigiye bitandukanye, bakanaliza bakamenya ati iyi coin turayilistinga kuri pre-market ingana gute. Ikintu kimwe navuga, ni mwige kwihangana, ni mwige gukora, ni mwige guha agaciro project ya coin, ni mwige guhozaho. Iga guhozaho. Niba coin ubona ko ifite community, ukabona ko iyo coin ishobora kuzahindura ubuzima bwawe kubera icyo utayikora uri serious. Niba nyiri project yifata akicara agategura umushinga ugakorerwa inyigo, umushinga ugatanga update buri gihe, ukababwira ati mukore gutya na gutya kugira ngo twachivinga ibi ngibi, kubera icyo abantu batabikurikiza. Ejo bundi nitujya kubona tubone P, bari kuvuga ngo muri P wemerewe gukora payment wifashishije P. Nta muntu wafashe P zakazigurisha akavuga ati okay, bampaye P imwe ku 1,000, none ubwo mfite P 10, ubwo mfite angahe? Mfite 10,000. None ubwo mfite P 100, ubwo mfite 100,000. None ubwo mfite P 1,000, ubwo ni miliyoni. Miliyoni zuko aka kanya yatimindura ubuzima. Okay, miliyoni barayiguhaye aka kanya, uratangira uyirye. Ejo bundi P niza hejuru y'amadolari wenda tuvuga 10 cyangwa hejuru y'amadolari 100, utangire wicuze ngo uti nari kubona mu miliyoni 100. Nuko abantu
bicuza, nuko abantu batakaza ibyo bari bafite byari kuzabahindura ubuzima. Dufite n'ingero muri uru ruganda rwa cryptocurrency, muri industry ya cryptocurrency dufitemo ingero. Hari umunsi witwa Pizza Day, uwagurishije bitcoin 10,000 akaziguranamo pizza. Fata agaciro ka bitcoin imwe ukuba 10,000, wumva amafaranga azaba arimo. Ubu tushobora kuzumva abantu bazaba bari kuvuga ngo yari afite ngo coin izi n'izi ngo azigurisha imwe ngo ku 1,000, arimo aricuza. Niba bakubwira ko cryptocurrency ni store of value, zibika agaciro, kwera iki utatekereza kuri icyo kintu? Kuki umuntu agura coin akayiholdinga akavuga ngo anytime izazamuka, akizera ko izazamuka, ariko wowe umushinga uri gukora ufitemo coin 1,000 nizo wamayininze zonyine, zose urazigurishije, ubwo se ukoze iki? Ntabwo kubaha amakuru y'ibigezweho umuntu atagira inama community, ntabwo kubaha amakuru y'ibigezweho tutaganira ngo tumenye ese ubundi turi kwerekeza he, turi gukora coin dufite izihe ntego, nta kintu byaba bimaze. Ari abantu bavuga ko price izaba iri stable, abandi bakavuga ko price izaba ni unstable, ariko niramuka ibaye stable koko bizaba byiza, kuko ntabwo muzagira urwikeke ngo uvuge ngo pricing ishobora kuzamuka cyangwa iramanuka cyane. Ariko niramuka itabaye stable, ikaba unstable, iyo hajemo unstable hazemo ibyo bita volatility, coin ishobora kugenda ikamanuka, waba watinze kugurisha ugasanga uri kubara igihombo wagize, cyangwa se ikazamuka. Iyo price itari stable, iri unstable, ni ukuvuga ngo tugomba noneho gutangira kumenya isoko rigenda gute, isoko ritembera gute, abaguzi ni abahe, abagurisha ni abahe, ababaya ni abahe, abasera ni abahe, kugira ngo tubashe kumenya igihe cyiza cyo kugurisha, cyangwa se tukavuga ati tugiye guholdinga. Niyo mpamvu njya mbwira abantu banjye nimutangire mwitoze kumenya isoko rirekereza he, isoko rimeze gute, isoko rigurisha gute. Nimutangire mubyige, mumenye ko muzabasha gutradinga coin zanyu. Reka twizere ko open mainnet niba tuzaba turi mu bantu bazaba bafite buri kimwe cyose, nubwo step ya 9 igoranye, step ya 9 iragoranye guys, abenshi ntiturayibona, abenshi ntibarayikora, ariko mwihangane turebe ko iki gihe batanze ko hari ikintu cya kunda kubijyanye na step ya 9. Nshimiye buri umwe wese akoze subscribe, nshimiye buri umwe wese wibuka kureba iyi video agatanga like. Mwibuke ko turi mu buryo bwo gusapotingana ku buryo twabasha kwakicinga open mainnet. Ubutaha tuzaganira no ku bindi bigiye bitandukanye. Bafite ibibazo bya grace period, kwa bafite ibibazo bya tentative, mugerageze mukurikiza ibyo bavuze mu itangazo, murebe video nabanje gukora, murebe ibyo bavuze, then ubutaha tuzaganira, dukomeze tuganire no ku bindi biganiro bijyanye na Pi Network. Ndabashimiye, Imana ibarinde.